Yesu ashimwe bene data nshuti mudukurikira umunsi ku munsi, amahoro y'Imana nabane namwe. Turaburamukije mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Tunejejwe Imana mu mutima kongera kugaruka imbere yanyu tubagezaho ijambo ry'Imana nkuko bisanzwe. Rero nkuko mudukurikirana muri mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, abumva ururimi rwacu aho muri mwese, abari Uganda, abari Burundi, abari Tanzania, abari Kenya, n'ahandi muri Afurika, mwese turabiyegereje mu ijambo ry'Imana. Muri kumwe na Pastor Alphonse Byukusenge. Imana y'amahoro ibaho umugisha. Mudukurikirana kuri televiziyo yacu ya Pass TV, ni televiziyo yivuga butumwa. Rero umunsi ku munsi uko mudutera akamu, ko mugenda mudushyigikira mu buryo bw'inama, turabibona. Imana amahoro ibagire neza, mukomeze mudukurikire, kandi nzi neza ko Imana y'amahoro ibaho umugisha. Rero tugiye kumva ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana turi buganire uyu munsi turarisanga mu butumwa bwiza bwa Luka, ibice 19 ku murongo wa 29. Ubutumwa bwiza bwa Luka ibice 19 ku murongo wa 29. Reka tubanze dusenga Imana, hanyuma Imana ize kubana natwe. Imana nziza, Imana ikomeye, turagushimye kandi Imana turaguhimbaje. Tugushimiye urukundo rwawe, tugushimiye ubuntu bwawe, tugushimiye neza yawe Mana. Wagize neza mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Waraturinze, ni ikintu gikomeye. Warinze imitima, warinze ubugingo, warinze imibiri yacu. Watugiriye neza Mwami Imana, turagushimye. Kuva mu kwa mbere kugera muri uku kwezi kwa 10, kuri izi tariki wabanye natwe, izina ryawe nirihimbazwe. Rero Mwami, komeza ubane natwe, kandi iki cyumweru kibe icyumweru cy'umugisha. Nyemerera buri mwumwe umuha umugisha w'iki cyumweru tugiye gutangira, kandi nanone abonera umugisha imbere yawe, abonera amahoro imbere yawe, abonera ubwiza imbere yawe. Cyubahiro kibi cyawe Papa. Ngaho bana natwe mu ijambo ryawe, ijambo rigiye guhindura amateka y'abantu, ijambo rigiye guhindura imitima y'abantu, ijambo rigiye guhindura imitekerereze y'abantu, ijambo rigiye Mwami Imana gukora mu mwuka no mu mubiri. Urakoze kuko uri Imana. Bana natwe Jehova, izina ryawe rihimbazwe. Mu izina rya Yesu tubisabye twizeye, amen. Reka dusome ijambo ry'Imana. Bibiliya iravuze ngo Yesu ajya i Yerusalemu ahetswe n'indogobe. Yesu ajya i Yerusalemu ahetswe n'indogobe. Ngo ageze bugufi bw'i Betifage ni Betaniya, ku musozi witwa Elayono, atuma babiri bo mu bigishwa be, ati mujye mu kirorero kiri imbere yanyu, nimwinjiramo muri bubone icyana cy'indogobe kiziritse, kitigeze guheka umuntu, nuko mukiziture mukizane. Kandi nihagira umuntu ubabaza ati murakiziturira iki, mumubwire mutya muti databuja niwe ugishaka. Izo ntumwa ziragenda zibisanga nk'uko yazibwiye. Bakizitura icyana cy'indogobe, ba nyiracyo barababaza bati murakiziturira iki? Baramusubiza bati databuja niwe ugishaka. Bakizanira Yesu, bagiteguraho imyenda yabo, bakicazaho Yesu. Akigenda basasa imyenda yabo mu nzira. Yenda kugera mu ibanga ry'umusozi wa Elayono, iteraniro rinini ry'abigishwa be bose batangira kunezerwa no guhimbarisha Imana ijwi rirenga kubw'ibitangaza babonye byose, bati hahirwa uje mu izina ry'Uwiteka.
amahoro abe mu ijuru, icyubahiro kibe ahasumba hose. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Aya niyo magambo Imana impaye. Ni amagambo afite umutwe uvuga gutunga Yesu nk'umutungo wimukanwa. Gutunga Yesu nk'umutungo wimukanwa. Aya niyo magambo Imana impaye kuri iki cyumweru ngo tuyaganireho. Imana idufashe cyane kandi Imana itugirire neza. Niba ari iminsi nabwirije ariko uyu munsi uranezerewe. Ndumva afite umunezero muri jye. Ndumva afite ibyishimo muri jye. Kuko iri jambo ryabanje kunyubaka. Iri jambo ryabanje kunyinjiramo, ndayuza, nsubije amaso inyuma, nsanga nanjye ryarakoze. Reka mbabwire. Twibutse iminsi ya kera nk'uko Dawidi yavuze, ntabwo twabura kuramburira Imana amaboko. Ufashe ifoto yo muri Bibiliya ukifotoza n'indubu, nibwo wabona icyo Imana yakoze ku muntu wakiriye Kristo nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwe. Imana idufashe cyane. Rero iyo tuvuga ibi dushingira ku by'Imana yakoze. Iyo tuvuga ibi dushingira ku mirimo Imana yakoze. Imana itugirire neza. Pawulo niwe wahageze aravuga ngo ntitwari abo kugirirwa ineza kubwa kavukire yacu. Oh haleluya. Ariko Imana ishimwe, iyo wakiriye Yesu nk'umucunguzi wawe akubera ubuzima. Iyo wakiriye Yesu nk'umucunguzi wawe akubera data. Iyo wakiriye Yesu nk'umucunguzi wawe akubera byose. Niyo mpamvu umwe mu bacu yavuze ngo ni byose kumufite. Ufite Yesu aba afite byose. Ufite Yesu aba afite amahoro isi yabuze. Ufite Yesu aba afite icyubahiro abisi barwanira. Kandi icyubahiro cy'Imana gitandukanye n'icy'abisi. Izina ry'Imana rihimbazwe. Gutunga Yesu rero nk'umutungo wimukanwa ni ikintu cyo kugundira. Izina ry'Imana rihimbazwe. Tuganiriye amagambo meza y'Imana. Yesu ngo ari kumwe n'abigishwa be, atuma babiri, arababwira ngo nimugende mujye i Betifage, munyure i Betaniya ku musozi wa Elayono. Arababwira ngo nimugende mujye mu kirorero cyaho. Nimuhagera murahasanga icyana cy'indogobe. Nimurangiza mukiziture mukinzanire. Uri bubabaze mumubwire ngo nyiracyo aragishaka. Ngo barahaguruka baragenda. Bageze mu kirorero ngo barakizitura. Nyiri cyana cy'indogobe arababaza ngo muranjyaniraho icyana cy'indogobe. Baramubwira ngo nyiracyo arakidutumye. Ariko mwumve cyane ko nyiracyo yari ahari. Arangije arabareka barakijyana ngo bagishira Yesu. Bamaze kugishira Yesu, Bibiliya iravuze ngo nuko Yesu akicaraho. Ngo amare kukicaraho, ngo basasa ibitenge, basasa imikindo, basasa imyambaro yabo, ngo baranezerwa barishima. Baravuga ngo Yesu akoze ibitangaza. Baravuga ngo hahirwa uje mu izina rya Yesu. Barangize baravuga ngo amahoro abe mu ijuru. Oh haleluya. Ngo ni icyubahiro kibe ahasumba ahandi hose. Ndi mu ijambo rivuga ngo gutunga Yesu nk'umutungo wimukanwa. Natangiye mbabwira ngo urebeye muri retroviseri ukareba amateka yawe muri bibiri, uri muri 2025 n'imyaka 25, usanga hari icyo Imana yakoze mu buzima bwawe. Taragiraga ijambo Imana yaduhaye ijambo.
taragiraga agaciro Imana yaduhaye agaciro. Abari isuzugurwa Imana yabambitse icyubahiro. Abataragiraga epfo ntibagire na ruguru Imana yabubatseho amateka mashya. Mana yakishimwe cyane. Oh haleluya. Ndi mu ijambo rivuga gutunga Yesu nk'umutungo wimukana. Buriya mu rugo cyangwa mu buzima bw'umuntu hari ibintu agira akabibona nk'iby'agaciro, akubaka bikamuvuna, nibyo birumvikana, ni inzu ni y'agaciro. Akihangana, akizigama, akavuga ngo nanjye mbe nk'abandi bagabo, akagura imodoka igitaha mu gipangu. Ibyo nabyo ni iby'agaciro. Akagura inkimwe, ejo akagura indi, zikabyara zikororoka, akaba umutunzi. Ibyo nabyo ni iby'agaciro. Ariko ndashaka nkubwire ngo Yesu yigeze avuga amagambo akomeye mu butumwa bwiza bwa Luka ibice 21 ku murongo wa 31, aravuga ngo ijuru n'isi bizashira, ngo ariko amagambo yanjye ntabwo azashira na hato. Oh haleluya. Rero ibi bigaragara nk'inyongezo, ibi bigaragara nk'intizanyo ukiri ku isi, kuko niyo upfuye ntabyo baguhambana, niyo upfuye ntabyo baguherekezanya. Ariko iyo watunze Yesu nk'umutungo wimukana, no mu rupfu muragendana. Kandi ibyo waruhiye n'ibyo wavunikiye bigasigara biribwa n'abatarabiruhi. Ntabwo mvuze ko ari bibi, ni ibintu bidufasha mu buzima, ni imitungo irangira, ni imitungo igishira. Ariko iyo wabanye na Yesu, iyo watindanye na Yesu, iyo wicaranye na Yesu, ukabana na Yesu ku manywa na nijoro, akugira udasanzwe. Naho waba uvuka ahadasa ahoroheje, ahaciriritse, Imana irakuzamura. Ndi ku ijambo rivuga gutunga Yesu nk'umutungo wimukanwa. Asifiwe Yesu. Oh haleluya. Iki cyana cy'indogobe ndakigereranya n'umuntu wavukiye mu bigirwamana, aho ngaho babandwa baterekera, ariko Imana ikamurebera mu ishusho yayo, ikamutumaho intumwa, ikamutumaho abahanuzi, akakira Kristo nk'umwami n'umukiza. Haleluya. Uwo muntu ameze nk'icyo cyana cy'indogobe, aba yarakuwe mu muriro. Mani tugirire neza. Iki cyana cy'indogobe ndakigereranya n'umuntu wari aho ngaho, si umurokore, nta nubwo ari n'umupagani, ye ari hagati, ntago abizi, ariko Imana iramuhamagara, iramubwira ngo nawe ndagukeneye. Mani tugirire neza. Ndashaka mvuga ibintu bitatu Imana igikora ku muntu iyo yakiriye Kristo nk'umwami n'umukiza. Ikintu cya mbere Imana iguha, Imana ihindura amateka y'ubuzima bwawe, Imana ihindura izina ryawe. Isomye mu gitabo cyo cy'Itangiriro, Imana ihamagara Aburahamu, yaramubwiye ngo uzave mu gihugu cyo kwa Sotera, nzaguha umugisha, nzogeza izina ryawe, nzaguhindura umugisha, uzaba sogokuruza w'amahanga. Amateka ya Aburahamu, se yari Loti, yari Tera, murayazi. Yahoraga yanika ibigirwamana, abicuruza, yubaha se, ariko Imana imurebera. Oh haleluya. Imurebera mu kuzaba sogokuruza w'amahanga, natwe niwe dukomokaho. Izina ry'Imana rihimbazwe. Imana ikajya imubwira ngo nza kugirira neza, nza bana nawe, nza kugira uko nshaka. Iyo wakiriye Kristo nk'umwami n'umukiza ukamutunga, hari ibindi bintu agenda akuraho byakwishamitseho, byaje bimeze nk'ibiti by'ingurukira, ikabigukuraho, ikaguhindura icyaremwe gisha, ukaba umuntu w'umugabo, ukava mu gisuzuguriro. Izina ry'Imana rigahimbazwa ku bwawe. Turi mu ijambo rivuga gutunga Yesu. Cya kabiri, Yesu ntabwo agusiga. Iyo wabaye mu bihe byo gutunga Yesu, reka nkubwire, ntabwo ijisho ry'Imana rikuvaho.
ijisho ry'Imana rikunambaho, ijisho ry'Imana rikugumaho, ijisho ry'Imana ntabwo rigusiga, rikubaho ku manywa na nijoro. Abarozi bakuroga Imana ikitambiga igategura, batega ibitongero Imana haleluya ikohereza marayika Mikayeli akabitangirira mu kirere. Gutunga Yesu ni ibintu byo kugundirwa nk'umutungo wimukana. Mana tugirire neza, haleluya. Imana icyagatatu ikubikamo ibizakiza abandi, ikubikamo ibizagirira benshi umumaro, ikubikamo ibizafasha benshi. Uhinduka umutaka w'Imana ukugamisha abantu, bwaba ari mu buryo bw'umubiri cyangwa bwo mu mwuka. Reka nkubwire mu mwuka, Imana iragenda igashira farumasi mu biganza, akanwa kawe kagahindura umuti, ugasengera abarwayi bagakira, ugasengera kanseri zigahunga, ugasengera sida zigahunga. Kuko Imana ikurebera mu mbaraga zayo, ikakubikamo ibyayo, hanyuma ikadigisa, ukaba Imana mu bantu, ukaba Imana mu bantu, ugakora iby'abandi bananiwe, ugahishurirwa iby'abandi badahishurirwa. Haleluya. Kandi Imana ikagukoresha imirimo n'ibitangaza kugira ngo ikubahishe, izina ry'Imana rihimbazwe. Oh haleluya. Wowe unkurikiranye uri mu Rwanda, wowe unkurikiranye uri muri Afurika, wowe unkurikiranye uri muri Aziya, ku yindi migabane yose, ndagutangariza, nutunga Yesu haleluya azakubera umubyeyi, nutunga Yesu azakubera ubwihisho, nutunga Yesu azakubera umutabazi. Ntabwo inyenyeri yawe izishima, ntabwo umwezi wawe uzishima, umucyo uzakurasira, amanywa azakube, ijoro rizakubera amanywa, amanywa azakube. Oh haleluya. Ntacyo uzabura kuko Uwiteka ari mu ruhande rwawe, ntabwo uzakorwa n'isoni kuko Uwiteka ari mu ruhande rwawe, ntacyo uzaba. Ndashaka nkutangarize wowe nkurikiranye aho uri hose, ucyakira Kristo, ni deliverance uri bugukorewe. Urakira Kristo, indwara zirahunga, amateka arahinduka, izina wiswe rirasibangana, Imana irakwita izina risa. Gutunga Yesu, turi abagabo bo kubihamya, turi abagabo badasanzwe, turi ibikomangoma, turi ibitangaza. Isi iratwubaha, isi iradutinya, badayimoni baraduhunga kubera ko twakiriye Kristo. Nta kijya kubita tubiyesheje, nta kijya kubita tubwiye, kuko nasomye ijambo rirambwira ngo wishikamijeho umutima izamurinda ab'amahoro masa, kuko ayiringiye, kuko ari nta ntwaro bacuriye zizagira icyo kidutwara. Yigeze ibwira Dawidi, iramubwira ngo ntabwo uzakena Dawidi we, kuko ndi umwungeri wawe, shyimbo n'inkoni yawe nibyo bimpumuriza, antunganiriza ameza mu maso y'abanzi, asiga amavuta mu mutwe, igikombe kirasesekara. Ndashaka nkubwire ngo nutunga Yesu ntacyo uzaba. Yesaya 26:3, uwishikamijeho umutima izamurinda ab'amahoro masa, kuko ayiringiye. Arabivuga neza muri Ijambo 60, aravuga ngo abiringiye Uwiteka bameze nk'umusozi wa Siyoni utabasha kunyeganyezwa. Izina ry'Imana nirihimbazwe. Byukura bagirane kuko umucyo wawuze. Abo n'abantu batunze Yesu, aba n'abantu biringiye Imana mu izina rya Yesu. Zaburi zaracurabere ngo abantu bageze mu biho bagihindura amasoko, imvura y'umuhindi cyambi ngo bagenda bagwisa imbaraga. Kubw'umucunguzi wanjye ariho, ntabwo nzakorwa n'isoni, ntabwo nzatinya, ntabwo nzamwara, ntabwo nzaseba, kubera ko Uwiteka ari mu ruhande rwanjye. Nshuti mukundwa unkurikiranye, ndashaka nkubwire ngo tunga Yesu. Umere nk'iki cyana cy'indogobe cyari gisanzwe, cyari ikintu kiraho, ariko Yesu akimara kukicaramo, haleluya haleluya, bagikomera amashi. Yesu akimara kukicaraho, bagisasira ibitenge. Reka nkubwire impamvu usuzugurwa nuko utari wakira Yesu, impamvu wamburwa agaciro, nta jambo ugira mu muryango. Tunga Yesu rebe, nta wundi bazahamagara, nta wundi mujyanama bazabona. Isi izakwitegereza ikubone muri uw'agaciro, ijuru rizakureba rigutangira ubuhamya. Aho uzajya hose imiryango izikingura, aho uzanyura hose amagambo azashira ivuga, bavuga ngo uyu ni umuhanuzi, bavuga ngo uyu ni umukozi w'Imana, bavuga ngo uyu ni umuririmbyi. Reka nkubwire
ihishurirwa icyo abandi bananiwe ni ugutunga Yesu, gukirizwa aho abandi bakoreye ibyaha, aho abandi baguye. Haleluya! Hari intumbi nyinshi Mukristo yabonye mu rugendo, hari imbirambo myinshi Mukristo yabonye ariko aravuga ngo gukiranuka kwanjye ndagukomeje, ntabwo nzakurekura. Ageze mu isoko mburamumaro ngo arahatinda, ngo ari karibuka. Nibyo tukiri muri ino si, hari ahantu tugera amateka tukareba tukabona ntabwo uno munsi byagenze neza, amajwi akakubwiriza ya Satani, ariko ntuyaha agaciro. Icyo Imana yanditse yaracyanditse, icyo Imana yavuze yarakivuze. Ejo buzacya, ejo buzacya. Uwo mwijima urimo, ubwo bukene urimo, ubwo burwayi urimo, uzabukurwamo n'Imana mu izina rya Yesu. Imana ibampera umugisha. Ndashaka gusengana nawe akanya gato hanyuma tugasoza. Reka nkubwire wo nkurikiranye, fata urwaye. Imana yashize umutima mu biganza, yarambwiye ngo akanwa kanjye kazaba akanwa gakiza, katura ibyiza. Umugisha urawakira mu izina rya Yesu, kandi ubwo burwayi burakuvaho. Izina ry'Imana rihimbazwe. Mana nziza, Mana ikomeye, Mana y'amahoro, Mana yo kwizerwa. Sengeye umuntu nkurikiranye yumvisha ijambo, muhindura uw'agaciro, muhindura uwo kubahwa, muhindura uw'icyubahiro mu izina rya Yesu. Agubwe neza akiri mu isi, kandi azabona ubugingo. Izina ryawe rihimbazwe. Amen. Nomero yanjye ni 078 2801 464 078 2801 464. Imana ibaha umugisha, Imana ibaha umugisha. Wifuza kudutera inkunga, nomero yanjye ni iyo ngiyo. Turifuza kugura kamera, hari igihe tujya muri studio tugatanga ikiguzi kugira ngo ubutumwa bwiza bugere ku bantu, ariko dufite intego yo kugura kamera. Iyo nkunga wayinyuza kuri ino nomero, hanyuma ugahabwa umugisha n'Uwiteka. Namenye ko gukorera Imana nta mupaka bigira, aho uri hose message yawe twayakira. Nomero ni 078 28 01 464. Amaboko atanga aba hejuru ya yakira. Cisha umugisha wawe udukorereho umugisha, twubaka ubwami bw'Imana. Ivuga butumwa risakare hose kuri iyo nomero 078 28 01 464. Vuba aha turabafungurira konte, wabona umugisha uri hanze, uri Burayi, wazajya unyuzaho amafaranga kugira ngo kamera iboneke. Kandi nzi ko ari we Imana igiye guhagurutsa igakoresha. Nta nubwo ihenze cyane, igura $1.5 cyangwa 2. Kamera nziza ishobora kuzana amashusho meza, tukamamaza ubwami bw'Imana. Nge ntabwo ndi kuri no kamera kugira ngo nge mbashishikariza ngo ni mumpe views. Ndi hano kubw'umurimo w'Imana. Nushaka uzayikande, nushaka ntuzayikoreho, ariko ujye utega amatwi wumva ijambo ry'Imana. Ariko shyigikira, duha amaboko, tugure kamera, twamamaza ubwami bw'Imana. Kandi narababwiye ngo iyi channel Pass TV ni channel ivuga butumwa, nta bindi bizanyuraho. Yesu abaha umugisha. Shalom. Imana ibaha umugisha.